bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Nanone murakaza neza kuri iyi gahunda Imana ikomeje kuduha kugira ngo twongere turyoherwe n'ijambo ryayo. Uyu munsi twageze ku cyumweru cya 25 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka A. Ivanjiri uyu munsi rero iratuhamagarira ibintu bibiri by'ingenzi. Turabona Yesu atubwira ko ubwami bw'ijuru bumeze nk'uriya mugabo wasohotse akajya gushaka abantu ahakazi. Muzi ukuntu ubushomeri muri iki gihe bwaciye ibintu. Turababona abantu hirya no hino baba bategereje n'uwabaha akazi akariko kose kugira ngo babashe kugakora, babashe no kubona uburyo bwo kwikenura. Ariko turanabibona ko ako kazi gakunze guhinduka uburyo bwo gukoroniza abandi. Ivanjiri uyu munsi bavandimwe iraduhamagarira kwirinda gukoroniza abandi tubabeshya ngo turabaha imirimo yo gukora. Nimba tugize aho dukoresha, tugerageze nyine tubahembe biciye mu mucyo. Ntabwo kujya kubakoresha hanyuma ntitugire icyo tubaha, nabyo ntabwo ari byo. Kuko uyu mugabo yaragiye buri saha yarasohokaga ajya gushaka abantu yaha akazi, kuko ntabwo yihanganira kubona abantu bicaye aho ngaho nta mirimo bafite, abantu barimo bababaye cyane kubera ubushomeri. Nibyo rero n'Imana itugirira, kuko ntabwo Imana yihanganira ko twashomera twabuze icyo dukora. Nicyo gituma tugomba kuyisaba kugira ngo iduhe ubushobozi bwose bukwiye kugira ngo tubashe kwihangira imirimo nk'uko bikunze kuvugwa, cyangwa dufashe n'abandi mu bushobozi bwacu kugira ngo babashe kugira imirimo bakora. Kandi ibyo byose ntabwo bisaba kugira ngo umuntu abe afite ubushobozi bw'akataraboneka, ahubwo bisaba kugira ngo buri wese, twese uko twumva ivanjiri, tubashe kugira umutima ureba abandi, kandi umutima ushaka kugira icyo abandi bageraho. Ubwo rero icyo ni icya mbere twigira muri iyi vanjiri, kuko buri muntu wese agomba kubona akazi kamukwiye, kandi n'ugafite agakora ibishoboka byose kugira ngo ako kazi kabe umuyoboro umugeza ku butagatifu. Icyo ni icya mbere twigira muri iyi vanjiri, kuko umuhamagaro wa twese abakristu ni ukugera ku butagatifu. Nimba rero ufite akazi, ukore ku buryo ako kazi kakugera ku butagatifu, kandi ubutagatifu nyabwo ni uguhura na Yezu Kristu mukaba umwe mu bitekerezo, mu bikorwa, ndetse no mu mubano wawe n'abandi. Icya kabiri, kuki rero tugomba kurebuza abandi? Ngo dore kuki uriya wamuhembye kandi wowe yamuhembye ibimukwiye, kuki uriya wamuhembye bingana n'ibyanjye? None se kuki tutakwishimira ibyo abandi bagezeho? Kuki twagira amashyari, twagira inzangano, kandi twitwa ko twumva ijambo ry'Imana? Kuki tutabasha kuvuga ngo ibi bintu umuvandimwe wacu yagezeho nibituma Imana ihabwa icyubahiro? Turwane rero nicyo kintu cyo kurebabuza abandi, ahubwo ijambo ry'Imana twumva kandi rikaduhindura, ritume twishimira ibyagezweho n'abandi. Nitubyishimira, tuboneraho no kugira imbaraga zo gukora kugira ngo buri wese agire icyo ageraho, kuko twese twubaka umuryango w'Imana, buri wese ahereye ku byo Imana yamuhaye akabishyira hamwe n'iby'abandi, kugira ngo imbaraga zibe nyinshi, hanyuma nyine tugire agatambwe twatera tugana Imana dufatanyije. Yego rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe, mugende mushake ivanjiri y'uyu munsi muri za Bibiliya zanyu. Ni ivanjiri uko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 16. Ni ivanjiri nziza, kandi dusenge dufatanyije, duhujije imitima, kugira ngo ntihagire umuntu urenganywa ku kazi, kandi turi abakristo.
kandi ntiturebuzanye, ahubwo dufatanye kugira ngo duhuze imbaraga twubake ingoma y'Imana muri iyi si yacu kenshi na kenshi ifite ibibazo. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mugire icyumweru cyiza.